Ndabasuhuje inshuti zacu aho muherereye hirya no hino mu gihugu, namwe ba diaspora mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye ku migabane itandukanye, ndabashimira uburyo mudahwema kudukurikirana umunota ku munota, isaha ku isaha, ni iby'agaciro, ni inkunga ikomeye cyane, duhari ku bwanyu, we mushya tuguhaye ikaze kuri channel yacu, kora subscribe kugira ngo ube update, utazaza ucikanwa n'ibiganiro bitandukanye. Ni wa muhungu wanyu Rukundo Emmanuel, ni hano usanga tugiye kuganira ibiganiro bya update kuri Pi Network. Mutega amatwi twumve kuri bano bantu barafite kino kibazo cya verification number na verification code na email verification na country code. Abantu barafite bino bibazo byose, mureke dutega amatwi twumve update batanze kuntu yari imeze. Yavugaga ati update your phone number, update your phone number. You can change either your phone number or your country code. You will only be able to change up to 2 digits from your phone number. Update. You can now change the registered phone number in your profile, change and allowed if the new number differ by the more than 2 digits from the older number. If you want to switch to an until number, wait for then. According Pi Quoting. I don't have this option on my apps, maybe because the phone number is already verified. Check your. Urumva ni ibintu baragiye baburira babwira ati hari update kuri phone yanyu, kuri namba ya phone yanyu. Baratubwira ati wowe ukeneye guhindura iyi phone namba yawe, wowe ukeneye kuyihindura, ukeneye no guhindura account code yawe, ukeneye no guhindura email yawe, icyo bagusaba ni iki rero? Nuko wowe ugomba kuba imibare ihinduka kuri namba yawe ibiri gukunda. Imibare ihinduka kuri namba yawe nuko iba igomba kuba itarenze 2. Turacyumva kimwe? Niba ufite nimero yawe wakoreshagaho washyizemo wakoreshagaho isanzwe, ukaba ukeneye kuyihindura, nuko bitagomba guhinduka imibare irenze 2. Iramutse irenze 2 ntago bikunda. Ibyo nabyo tuzategereza babiduhe update yabyo tubashe kuba twabikora bikundi. Ibyo nibyo byonyine biri gukunda. Ikindi, guhindura kode y'igihugu utuyemo. Ushaka kusanga waragibura yenda uri gukoresha namba yaho ukeneye kuba ari ushyiramo. Ibyo nabyo birakunda. Ikindi nayo kiri gukunda nanone nuko uba ukeneye guhindura email wakoreshaga warahinduye ugashyiramo indi. Birakunda nabyo. Iki kintu mu kiwibuke birakunda, ibyo birakunda. Rero nimero batanze yenda tubare ko yenda batanze nka example, bavuze ati ngo for pioneers who want to verify the phone number, first send 4 code, give to one and the following destination servers. Urumva hano ni wowe mu pioneer ukeneye guhindura cyangwa kuverifyinga phone number yawe, ahubwo ati ohereza izi kuri code, ohereza kuri code zino, ohereza code yawe kuri zino nimero bari kubwira, kandi ku masaha nyayo. Niba ari US bakubwiye nimero ni +16 50 8 22 03 14, ukayohereza guhera saa moya kugera saa 5 zuzuye. Ubwo ni za mu gitondo. UK no guhera ni +44 7 7 23 4 7 3 3 1 4,
ntabwo bavuze isaha zo, yenda ushobora gusanga yenda ari all time, I don't know niba bisa nka USA simbizi. Australia ni +6 4 8 4 0 3 14, ni uguhera saa sita kugera saa munani z'umugoroba. Noneho muri Israeli ni +97 25 25 0 3 1 4 5 1, ni uguhera saa 9 kugera saa 12 z'umugoroba. Muri Switzerland ni +41 7 9 8 0 7 7 3, nasa baduhaye. Urumva ko ni ukujya mu byiza tujya mu bindi. Ikindi kibazo cyari gihari ni abantu batari bakoze zira step uko ari 9 zose zuzuye, ariko bakaba bari kwisanga bari muri tentative. Abo bantu rero icyo basabwa ni ukora liveness uko bayibahaye, bakaba update yabyo. Ari umuntu muri comment wambajije ati ese iyo utakoze liveness birashoboka ko utakoresha amafaranga yawe mu gihe yasohotse open mainnet igihe yabaye? Ntabwo bishoboka. Kubera iki rero? Impamvu bitashoboka, iriya liveness bayiguha kugira ngo babashe kumenya umuntu bari gukorana nawe ese ni robo n'umuntu ni iki, kuko ibyo bagutegeka byose uri kubyuzuza baba babona ko ibyo byose ari umuntu bari gukorana. Iyo utayikoze rero babona ko ari robo cyangwa ari umuntu wapfuye uri gukoresha iyi account. Niyo mpamvu ibyo bintu bidakunda. Mugume mu buryohe bwanyu, mutegereze mukore liveness ko bikwiye, mwigura amamodoka ahenze, amazu ahenze, ndetse namwe tugiye kuba ababiliyonea cyangwa abamiliyonea. Please wana kopa yacu murabizi ko igiciro cya GCV bayihaye ari 314,159 by'amadolari. Na y'Amerika ntago ari ay'ahandi hantu, kuko na Kongo numvise bakoresha amadolari, sibyo ko akeshi ni pound zaho. Ariko urumva nta madolari y'abanyamerika, ni ifaranga rifite agaciro. Rero muri agaciro ku buryo buri wese amenya agaciro k'ibintu ahagazemo. Uyu ni umushinga utandukanye n'imishinga wumva. Kubera iki? Uyu mushinga ukoreshwa kimwe nk'amafaranga, ushaka kugura ukanagurisha. Ikindi nanone ni umushinga ushobora gukoreshwamo service zose, yaba izo kwamamaza, yaba izo kucishaho yenda ibiganiro runaka, cyangwa izo gucururizaho yenda nk'urugero ukaba yenda ufite abantu bagukurikirana ukaba washyiraho ikintu nyine kwa kundi wamamaza n'ubundi, cyangwa abantu bakaza bakakugana bakaguriraho ibintu. Urumva ko ni apps batuzaniye nziza yo kugira ngo ibashe kuba yadufasha. Wowe mushyashya rero uri kumva kino kiganiro ukaba ukeneye gufungura ino Pi network yawe, nyandikira muri comment mumbaza tese ni gute bashaka kuyifungura, nkwereze link uba ariyo winjiriraho ubone kugenda downloading iyo Pi browser na Pi network. Noneho we uce mu gikari nkwereke uburyo babikora byose, ku buryo nawe winjira mu mamiliyoni y'abantu cyangwa yenda y'abafatanya bikorwa b'uyu mushinga. Urumva ko turi mu bihe byiza kandi turi kwitegura ko kuri 31 z'ukwezi kwa 12 2024 intego twihaye twebwe niba yarangiye ko open mainnet izaba ibaye. Ubu nibwo mu Rwanda cyangwa yenda ku isi yose tuzaba dutangiye kwinjira mu kintu bita open mainnet cya open network. Please, nibwo tuzaba twinjiye mu isi nshya, aho uzaba winjiye muri gakondo yawe uko wayisezeranyijwe. Ari benshi bafite isezerano ku Mana yabo, bakaba bafite uburyo Imana yabasezeranyije ko bagomba kuzinjizwa muri gakondo zabo, kandi Imana ikaba igishoro, ariko bakaba barabuze aho abantu bagikura, ariko bakaba baramenye uyu mushinga. Akenshi ushobora gusanga uyu mushinga ari ugiye kubinjiza muri gakondo zabo. Tugenda tubona muko mu Rwanda turi gukora sensibilisation, amabanke agenda igerageza uburyo yihuza n'uyu mushinga kugira ngo tubashe kuba twazawukoresha twese tuwumva, ndetse n'ifaranga rya digital na cryptocurrency bibasha kuba byahurizwamo hano, kuko iri faranga ryacu ryo ahantu bibera ryiza ryo nizahinduka, ahubwo igiciro bazariha kira giciro twabonye $314,159 ni ifaranga ridahinduka, niryo rizagumaho dukoresha. Uzaba ushobora kwigurira gold zawe, ushobora kuba wakigurira amabuye y'agaciro menshi, wakigura bitcoin zawe, wagura ibibanza, wagura amazu meza, watura ahantu wifuza. Ibyo byose ni option zawe. Urumva ko ubifitemo amahirwe,
we mushyashya kora subscribe, uko nzanshisha ikiganiro cyose uko kizakimeze kose jya ugikurikirana kugira ngo ubashe kuba update y'ibyo nkuganishaho. Ndabashimiye rero kudukurikirana kwanyu ni by'agaciro, ndetse duhari ku bwanyu. Murabizi ko nimwe mu ibiganiro uko wanditse muri comment ufite ikibazo ngomba kuza ngakora ikiganiro kugira ngo ngusubize, kugira ngo utagira ikibazo runaka kindi ugira. Kandi iyo turi kumwe mama mwageze mu bisubizo byanyu, niyo utakurikirana amakuru ahandi njye kuri njyewe mba update ya buri kanya kugira ngo mbagezeho amakuru agiye atandukanye. Kora subscribe, share and comment ubisangize abandi. Ciao ciao.